banyakubahwa bayobozi bakuru mu nzego z'igihugu cyacu, banyakubahwa muhagarariye ibihugu byanyu n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda, banyakubahwa abayobozi mwese muri hano, miryango ifite abo twaje kwibuka baruhukiye muri uru rwibutso rwa Rebero, bavandimwe muteraniye hano, nagira ngo mbashimire mwese ko mwitabiriye iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 31 abavandimwe bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, kandi dufata mu mugongo abayirokotse, cyane cyane abafite abo mu miryango yabo baruhukiye muri uru rwibutso. Nkuko kandi tubikora buri mwaka ku itariki ya 13 Mata dusoza icyumweru cy'icyunamo tuzirikana abanyapolitiki bishwe bazira ibitekerezo byabo bya politiki no kurwanya amacakubiri n'umugambi wa jenoside. Amazina yabo twayagejejweho kandi bamwe muri bo bakaba baruhukiye nabo muri uru rwibutso. Turifatanya n'imiryango yabo mu kubunamira tubasubiza agaciro abambuwe. Banyacyubahiro, bayobozi, bavandimwe, kwibuka abanyapolitike bishwe bazira kurwanya akarengane n'umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi ni umwanya wo kumva neza inkomoko y'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, ariko ni n'umwanya wo kuzirikana intambwe tumaze gutera mu kubaka ubumwe n'ubudaheranwa bwacu nk'igihugu, ndetse tukanareba n'ejo hazaza h'igihugu cyacu. Bayobozi, bavandimwe, nk'uko twabikurikiye mu biganiro bitandukanye byatanzwe muri iki cyumweru cy'icyunamo, ndetse by'umwihariko mu kiganiro tumaze kugezwaho mu kanya na nyakubahwa Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu, jenoside yarateguwe, iranonosorwa kandi ishyirwa mu bikorwa n'ubutegetsi bubi, ndetse ubwo butegetsi bubi bukaba bunayikomora ku bakoroni b'Ababiligi. Amashyaka ya politiki n'abanyapolitiki bagize uruhare runini mu gusenya ubunyarwanda, babishyigikiwemo mu buryo butaziguye na politiki mbi y'ubukoroni y'igihugu cy'Ububirigi cyari gishingiye ku gushyamiranya abanyarwanda kugira ngo babayobore mu nyungu zabo. Ababiligi bakoresheje politiki y'ubukoroni ya divide and rule bashyamiranyije abanyarwanda, babaremamo amoko, bababwira ko ntaho bahuriye, bityo bakaba baragize uruhare runini mu kwangiza ubumwe bw'abanyarwanda. Bafashije gushyiraho amashyaka ya politiki ashingiye ku moko nka Parimihutu na Prosoma, no kubiba amacakubiri n'ubwicanyi bwibasiye abatutsi. Iyo politiki mbi ikaba yarashingiweho n'ubutegetsi bwa Repubulika ya mbere n'iya kabiri, ikaza kuvamo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Banyakubahwa bayobozi, rubyiruko muri hano, gusobanukirwa aya mateka ni ingenzi mu rugamba rwo kwimakaza ubumwe, demokarasi isesuye n'imiyoborere ishingiye ku ndangagaciro z'abanyarwanda. Abakoroni nyuma yo gushyira ubutegetsi mu maboko ya Parimihutu, ari byo bise gutanga ubwigenge, politiki yo kwanga abatutsi, kubaca mu gihugu no kubica byabaye inkingi y'imiyoborere y'igihugu, haba muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri. Ishyaka MRND n'andi mashyaka yari yibumbiye mu cyo bise Hutu Power akaba yaranogeje umugambi wa jenoside, ndetse akawushyira mu bikorwa muri jenoside yakorewe abatutsi. Ibi twabisobanuriwe neza
na nyakubahwa Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu. Bayobozi bavandimwe, mu gihe tuzirikana abanyapolitiki nyabo biyemeje kwanga akarengane na politiki y'urwango, baharanira ko u Rwanda rudaheranwa n'icuraburindi ry'amacakubiri n'ivangura kugeza ubwo babizize, turagaya twivuye inyuma abanyapolitiki bagize uruhare mu gutegura, gukangurira, gushyigikira no kuyobora umugambi wa jenoside yakorewe Abatutsi igahitana abarenga miliyoni mu gihe cy'iminsi 100 gusa. Kumenya uruhare rwabo mu mugambi mubisha wa jenoside yakorewe Abatutsi ni ingenzi mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, gusigasira amateka y'ukuri no gukumira ko jenoside yasubira kubaho mu Rwanda cyangwa n'ahandi ku isi. Ikibabaje nuko nubwo jenoside yakorewe Abatutsi yahagaritswe n'ingabo zari za FPR Inkotanyi ziyobowe n'umugaba w'ikirenga nyakubahwa Paul Kagame, abayiteguye ndetse n'abayishize mu bikorwa bashoboye guhungira mu bihugu byo hanze, cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba batarahwemye kugerageza gutera u Rwanda no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside babifashijwemo na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bikaba bifite ingaruka ku mutekano w'igihugu cyacu. Banyacyubahiro, bayobozi muri hano, bavandimwe, kwibuka abanyapolitiki b'intwari bishwe bazira kurwanya umugambi wa jenoside yakorewe Abatutsi ni igihango kuri buri munyarwanda. Kubibuka ni ukubasubiza agaciro bambuwe no guha agaciro ibitekerezo bari bafite byo kubaka u Rwanda rushyize hamwe, ruzira akarengane, ivangura n'amacakubiri ashingiye ku moko y'Abanyarwanda. Mu gihe tuzirikana ubutwari bw'abanyapolitike bishwe bazira kurwanya umugambi wa jenoside yakorewe Abatutsi, twebwe abanyapolitike ba none turakora iki mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside haba mu gihugu cyacu no hanze yacyo? Muri ibi bihe turi kubona hamwe na hamwe mu gihugu ibikorwa n'imyitwarire bya bamwe bigaragaza ko ingengabitekerezo ya jenoside itaracika intege. Hari ibikorwa by'ihohotera bikorerwa abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, birimo no kubica no kwangiza imitungo yabo. Hari amagambo ahembera amacakubiri no kwangisha Abanyarwanda ubuyobozi bihitiyemo akwirakwizwa ku miyoboro y'ikoranabuhanga, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Hanze y'igihugu cyacu, cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari gukorwa ubwicanyi bwibasiye Abatutsi b'Abanyekongo, bikaba ari ingaruka y'ingengabitekerezo ya jenoside yakwirakwijwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda, bakakirwa na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikabafasha kwibumbira mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Uyu mutwe ukaba utahwemye kugerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ni iki turi gukora nk'abayobozi, nk'abanyapolitiki, kugira ngo dukumire kandi turwanye ingengabitekerezo ya jenoside, bityo turusheho gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda, ubusugire n'umutekano by'igihugu cyacu? Bayobozi, banyapolitiki, ndagira ngo rero mbakangurire ko tugomba kuba ku isonga mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, twegera abaturage aho batuye, tubasobanurira gukomeza ubumwe n'ubudaheranwa, dusobanurira neza urubyiruko amateka y'igihugu cyacu, cyane cyane amateka y'ubukoroni na jenoside yakorewe Abatutsi, kugira ngo dushimangire ubumwe bwacu nk'Abanyarwanda no gukunda igihugu.
tugomba kandi kugira uruhare mu rugamba rwo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, twamagana imvugo n'inyandiko by'urwango, tunanyomoza ibinyoma bivugwa ku gihugu cyacu. Banyacyubahiro, bayobozi muri hano, bavandimwe, mu myaka 31 ishize twibuka jenoside yakorewe abatutsi, turazirikana intambwe dukomeza gutera mu gusigasira ibyiza igihugu kimaze kugeraho, kibikesha politiki itagira uwo iheza n'imiyoborere myiza ishyira imbere ubumwe bw'Abanyarwanda, dukesha nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika. Imiyoborere myiza twahisemo nk'Abanyarwanda yabaye umusingi w'ubudaheranwa n'agaciro igihugu cyacu cyubatse kandi gikomeza gushimangira. Budaheranwa bukaba bugomba gushingira ku gukomeza kubumbatira ubumwe bwacu, gukunda igihugu, gusigasira ibyiza tumaze kugeraho no kureba kure mu cyerekezo cy'iterambere twifuza. Mbere yo gusoza iri jambo, nagira ngo dukomeze kubungabunga amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, kuko bidufasha kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside no gushimangira ubudaheranwa bw'Abanyarwanda. Turashimira abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ku butwari bwo kudaheranwa n'amateka mwanyuzemo n'uruhare mugira mu kubaka imiyoborere myiza ishingiye ku gukunda igihugu no guharanira ko Abanyarwanda bose bagira agaciro n'ubuzima bubabereye. Turashima kandi muri rusange Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda uko bagira uruhare mu bikorwa biteganyijwe muri iki gihe cy'iminsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Turashima ubutumwa bwatangiwe hano bunyujijwe mu kiganiro twahawe, ijambo ry'umuvugizi w'ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki n'indirimbo z'abahanzi. Mu gusoza, nagira ngo nibutse ko dushoje iki cyumweru cy'icyunamo, ariko ko gahunda y'iminsi 100 yo kwibuka izakomeza. Nkaba nsaba ko dukomeza kwitabira gahunda ziteganyijwe, dushyira hamwe mu guha icyubahiro abazize jenoside yakorewe abatutsi, dufata mu mugongo abayirokotse, kandi dukomeza kugendera ku ntego yo kwibuka twiyubaka. Murakoze.